This is for you, my child, servant of God. I don't know if somebody wants. City of Light. City Light. City Light. We want to appreciate you. I know you have put in a lot. And we are happy to be part of you. We want to thank your bishop who made this to be possible. We have been having discussion online. And we thank God that we are here. At this connection, we believe God that it will yield more fruit in the vineyard in Jesus' name. We are happy because the warm reception we have received and your kind of delicacy and cuisine, we so much enjoy it. I will not forget. Thank you very much. Reka nsabe ababashinzwe bashobora kubajyana ndetse batumye n'abandi batangira kuvuga igitekerezo cyo kubizana Wilson kuba nasabwe gukora ahari ejo tuzabitunganiza reka mu mwanya abakozi ntabwo nari byiteguye birangoye kubera ko singifatwa nk'umuterankunga ngizi ko nifata nk'umukristo w'itorero. Icya kabiri njya mu nshingano z'umukristo mu gukora, hanyuma abashumba bakayobora impano zacu ibyo dukora. Bose sinkifata nk'umuterankunga, ariko iyo muhamagaye ikimenyetso ko ibyo dukora bishobora kuba hari icyo bimara mu murimo w'Imana, kandi ashobora kuba ari inspiration no ku bandi. Abonye barimo barapureka amarogo hariya, yashimishije kuba hari abandi bantu barimo baraza gusapotinga ibikorwa dukora by'urubyiruko. Hari icyo nifuzaga nari nateguye kuvuga ariko nibuze kuvuga kubera ko bampaye umwanya. Ndashaka